mwaka w'ibihumbi 2017 perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe za Amerika bwana Donald Trump mu gihe cye ubwo yari ayoboye iki gihugu cy'igihangange ku isi yifuje kandi atangaza ko ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Israeli igomba kwimuka i Tel Aviv ikamanuka ikajya i Yerusalemu. Ibi byafashwe nk'ubushotoranyi bukomeye cyane ku ruhande rw'abanyapalestina ndetse n'abandi barabu bazengurutse kandi baturanye n'iki gihugu cya Israeli. I Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Israeli ya kera yashinzwe n'umwami Dawidi mu 1004 mbere ya Kristo. Imbibi zari zigize uyu mujyi wa Yerusalemu ko zanganaga uko Dawidi yayishinze. Ubu ngubu igice kimwe gifitwe na Palestina, ikindi gice kikaba gifitwe na Israeli. Ubu Yerusalemu yabaye ikimenyetso kigirwa n'impaka bw'isi yose. Ibyo birashaka kuvuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri arigize, urumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya uzahumvira ibyabaye n'ibiriko biraba ndetse n'ibizaba mu gihe kizaza, ariko byose bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo tumenyeshe mwene muntu aho isi igeze n'ibimenyetso by'ibihe tubisomera isi ya Bibiliya kugira ngo urusheho gukora iby'Imana ishaka, amaze uzahoreho iteka ryose kuko ku iherezo iyi si iri guca amarenga yo kugira ngo ishirane n'ukwifuza kwayo. Turakwakire wenshi udahwema gukurikira isi ya Bibiliya, kandi nawe ugeze hano bwa mbere turavuze ngo Uwiteka guha umugisha. Mu gihe ndi gusoma uyu murongo wa 24 w'igice cya 21 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, reka ngwinginge winjirane like ukande kuri icyo gikumwe kireba hejuru kugira ngo tubashe kwemerwa kugeza iyi nkuru kuri benshi, babashe kumviriza neza aho ibihe bigeze, babashe gukora iby'Imana ishaka, bazabane n'Imana y'iteka ryose ubwo sizabishiranye n'ukwifuza kwayo. Twagiye kuri be yaho y'uyu murongo haravuga hati, kandi i Yerusalemu hazasiribangwa n'amahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizarangirira. Ubu buhanuzi Yesu yahanuye bwo gusiribangwa kwa Yerusalemu bwasohoye mu mwaka wa 64 nyuma ya Kristo kugeza mu mwaka wa 70, igihe ubutegetsi bw'abaromani bwasenyaga Yerusalemu bukayisenya burundu n'urusengero bugatwika bugakuraho. Ubwo igihugu cya Israeli gera ko kirasenyuka burundu, abene gihugu bakwira ibishwaro, bakwira amahanga yose. Uko niko Yerusalemu yasiribanzwe n'amahanga irasenyuka isa n'itongeye kubaho burundu. Iminsi yakurikiyeho ahahoze Yerusalemu na Israeli haje kwitwa ubutaka bwa Palestina, ariko bigeze mu 1948 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Abisirayeli aho bari baratataniye mu mahanga yose baje kwikoranya bagenda bataha umwe. Bageze mu gihugu cyabo cyangwa se ku butaka bwitwa ubwa Palestina, baguriye Abongereza bari barakoroneje Palestina babagurira ubutaka. Uko niko bavukije umujyi wa Tel Aviv kugeza n'amagenga ye. Ibyo byarakaje cyane abarabu baturiye n'iki gihugu cya Palestina kandi bazengurutse igihugu cya Israeli, batiyumvisha buryo kihavutse igihugu cya Israeli ku butaka bwitwa ubwa Palestina. Ubwo hatangiye kuvuka intambara ubwo zigomba gusenya iki gihugu kivutse ari gishya kandi kigihinja. Intambara zarakomeje bigeze mu 1967 ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, perezida wa Misiri bwana Gamal Abdel Nasser na Nasser al-Hafat perezida wa Palestina bumvikanye ku gikorwa n'ubundi cyo guhagurutsa intambara zo gusenya Israeli. Israeli nayo yirwanyeho barwana umukukuzo. Intambara yamaze iminsi 6 irangira uko ubutaka Israeli yaguriye Abongereza bwanganaga bwari bumaze kwiyongera. Uku niko intambara y'iminsi 6 yasize Israeli ifashe igice kinini cya Yerusalemu, ikindi gice gisigara ku butaka bwa Palestina ku mbibi z'uko umurwa mukuru wa Yerusalemu washinzwe na Dawidi mu 1004 wanganaga. Izi mbibi z'umujyi wa Yerusalemu washinzwe n'umwami Dawidi, Israeli ihora yifuza ko uwo mujyi wose uko wakabaye ugomba kugaruka ukajya mu maboko ya Israeli. Mbese iki cyifuzo cya Israeli cyo kongera gufata umujyi wa Yerusalemu wose uko wakabaye ukongera kwitwa umurwa mukuru wa Israeli kiraza gusubizwa, kiraza gushyirwa mu bikorwa. Mbese iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Yerusalemu yongere ibe umurwa mukuru wa Israeli. Yesu yari yaravuze ati, Yerusalemu izasiribangwa n'amahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizarangira. Ibihe by'abanyamahanga Yesu yavugaga ni ibihe by'ubutumwa bwiza bwagombaga kuzabwirizwa mu mahanga yose. Ibihe by'ubutumwa bwiza nibumara kubwirizwa mu mahanga yose,
nibwo Yerusalemu izongera kuba umurwa mukuru wa Isiraheli, kuko ibihe by'abanyamahanga bizaba birangiye. Mbese iki nicyo gihe cy'uko ubutumwa bwiza bwaba bwaramaze gukwirakwira amahanga yose, aba yamaze kwihana, bamaze kwakira agakiza, bamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, baba baramaze kugwira, ibihe by'abanyamahanga bikaba birangiye. None iki akaba ari cyo gihe cyo kugira ngo Yerusalemu yongere ibe umurwa mukuru wa Isiraheli. Ubwo perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe za Amerika bwana Donald Trump mu 2017 yatangazaga kandi yifuza ko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wa Isiraheli, kubw'uko yarashatse ko ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika imanuka ikajya Yerusalemu. Byari bivuze ko ibihe by'abanyamahanga birangiye. Mbese nimero ya 45 ko yarangiye, icyo cyifuzo kitagezweho, none akaba agarutse ari nimero ya 47 ko hagati hanyuzemo 46 y'ubutegetsi bwa Joe Biden. Iyi nimero ya 47 ya leta zunze ubumwe za Amerika bwana Donald Trump ko agarutse, mbese araza gushyira mu bikorwa cya cyifuzo cya Isiraheli cy'uko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wa Isiraheli byanze bikunze. Ibinyamakuru byinshi hirya no hino ku isi harimo na BBC batangaje yuko mu baperezida bose b'isi bwana Benjamin Netanyahu ariwe wa mbere wabanje guha bwana Donald Trump congratulation cyangwa felicitation yuko yabashije gutsinda amatora. Bivuze yuko bwana Benjamin Netanyahu yarashishikajwe kandi ategerezanyije amatsiko cyane insinzi ya bwana Donald Trump, kuko bishoboka ko ariwe muntu ushobora kumwumva ku cyifuzo cyo kugumya kugaba ibitero no gushoza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, hagamijwe kugarura kandi kwigarura ubutaka bwose uko imbibi zahoze zahitwa igihugu cya Isiraheli, hakubiyemo n'umurwa mukuru wa Yerusalemu. Ibi bigahuzwa nuko bwana Benjamin Netanyahu yahereye ko yirukana minisitiri w'ingabo wa Isiraheli bwana Yoav Gallant, kubw'uko batabashaga kumvikana ku kibazo cyo gumya gushoza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ubwo Yoav Gallant we yashakaga ko ibikorwa bya gisirikare bigenza make, bagashyira imbere inzira z'ibiganiro mu rwego rwo kumvikana n'abanyepalestina. Kuri Netanyahu ibyo ntibishoboka, icyo akeneye ni intambara zigomba kugarura imipaka ya Isiraheli yose uko yakabaye. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka azahora witeka ryose. Mbese uyu perezida wa 47 wa leta z'ubumwe za Amerika bwana Donald Trump mu mishinga zanye araza gushyiramo igikorwa cyo kuzuza wa mushinga wo kugira Yerusalemu umurwa mukuru wa Isiraheli. Mbese iki nicyo gihe cyo kugira ngo Yerusalemu yongere ibe umurwa mukuru wa Isiraheli. Mbese ibihe by'abanyamahanga byarangiye, cyangwa haracyari igihe cy'uko Yerusalemu irakomeza kuba ikimenyetso kigirwaho impaka? Aha ni ku isi ya Bibiliya, ntiwakura urushinge rwawe. Isi ya Bibiliya natwe turi hano kugira ngo tugumye tugusomere ibimenyetso by'ibihe, tukubwire ibigiye gukurikiraho ejo. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo dukangurire mwene muntu aho aherereye hose arushaho gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo ku iherezo azabane n'Imana yacu iteka ryose, kuko iyi si yo iri guca amarenga yo gushirana n'ukwifuza kwayo. Tudahema gukurikira isi ya Bibiliya, ndakwinginze ngo utere inkunga isi ya Bibiliya kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa kuri benshi, ukanda subscribe, unatanga ibiganiro kuri benshi, kugira ngo turebe ko twazarokora benshi bakazabasha guhunga umujinya uzatera ubwo abisi bari gusohoza ubutumwa bw'ibyo Yesu yavuze. Natwe reka dusohoze ubuhanuzi bw'uko tugomba kuzarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera. Fatanya na isi ya Bibiliya kugeza ubutumwa ku bandi. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu, ushobora byose, nta ijya kikunanira. Ubwo ibihe biri guca amarenga bigaragaza ko ibihe by'abanyamahanga birimo bigenda birangira, abatarakira ubutumwa bwiza ubakore ku maso kandi ubakore ku mutima, babashe kuguhindukirira bakore ibyo ushaka, kugira ngo ku iherezo bazabane n'iteka ryose, kuko iyi si yo izashirana n'ukwifuza kwayo. Uhimbazwe Uwiteka kumvishe gusenga kwa mwene muntu aho aherereye mu isi. Amen. Ntujye kure, isi ya Bibiliya turi hano kugira ngo tukubwire ikigiye gukurikiraho ejo. Shalom shalom. Ibigeragezo binaniye benshi byihanganira, amaso y'abantu areba bugufi, akananirwa gutegereza ibiri imbere. Intambara mu isi n'ibigeragezo binaniye benshi byihanganira, amaso y'abantu
areba bugufi akananirwa kwitegere zibiri imbere. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. tuzaririmbira mu ijuru.